Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakuri naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gakenke aho hongeye kumvikana inkuru y'incamugongo, amakuru mabi cyane, aho abantu batatu baje kumvikanaho inkuru mbi yarijije abagiye batandukanye, abandi kabatera intimba ku mitima yabo. Mbese niki cyaba cyabaye kuri bano bantu batatu cyatumye benshi bongera kugira intimba ku mitima yabo? Mbese abaturage cyangwa inzego zaba zatangaje iki nyuma y'uko inkuru itari nziza yari yumvikanye muri aka karere ka Gakenke? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye ibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri aya makuru yongeye kuriza abatuye mu karere ka Gakenke. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yaba avugirwa mu Rwanda ndetse n'avugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Gakenke inkuru y'incamugongo yarijije ababyeyi, abagabo ndetse n'abana yongeye kumvikana. Ni nyuma y'uko abagabo basaga batatu bari bari gucukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Ruli wo mu karere ka Gakenke, bahuye n'amazi mu kirombe bacukuragamo ahita abica. Abandi bari kumwe bariruka nyuma y'uko abo bantu batatu bari bamaze kubura ubuzima. Byahise bizamura amarira menshi mu babuze ababo ndetse n'abaturage bose bo muri ako gace. Abo bantu bari bari gucukura mu kirombe cya koperative isanzwe ikora ubucukuzi yitwa Kombikagi, ikorera ubwo bucukuzi mu murenge wa Ruli. Baguyemo ku mugoroba wo ku itariki 29 Kanama 2024. Iyi nkuru ibabaje kandi ikomeje gutera intimba mu batuye muri aka karere ka Kamonyi ndetse n'ababuze ababo, ikomeje kubashengura imitima. Yanemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke Vestina Mukandayisenga, aho yemeje ko aya makuru avuga ko muri iki kirombe harimo abantu benshi, ariko ko ubwo bacukuraga batoboye abantu ahantu bagahura n'amazi agahita bazamukana. Bamwe muri bo bariruka, ariko ku bw'amahirwe make batatu yahise abatwara ubuzima. Uyu muyobozi w'akarere ka Gakenke Vestina Mukandayisenga, ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: baracukuye bagera ku mazi aratoboka, aho bari ababishoboye bariruka, batatu baheramo. Twagerageje kugira ngo turebe ko abo bantu bavamo, twifashisha na dynamo kugira ngo tuvome amazi turebe ko twabageraho, ariko bigaragara ko amazi afite imbaraga zidasanzwe. Turacyagerageza ubundi bushobozi kugira ngo turebe ko twabavanamo abo bantu. Abacukuraga bari benshi, ariko abahezemo ni batatu. Abenshi bakibona ayo mazi barirutse, ariko kubera imbaraga amazi yari afite, batatu ntabwo babashije kuvamo, bahise baburiramo ubuzima. Uyu muyobozi kandi nyuma yo kubona bikomeje kugorana, bahise biyambaza indi kompani ya Rutongo Mining ngo ibahe ubufasha kugira ngo barebe ko abo bantu bapfiriye muri icyo kirombe bakurwamo, ubundi imiryango yabo ikajya kubashyingura. Icyo kirombe
giherereye mu mudugudu wa Nyamugari, akagari ka Gikingo, mu murenge wa Ruli wo muri ako karere ka Gakenke. Ngo kino kirombe ngo cyagiye giteza impanuka mu bihe bitandukanye, aho no mu mpera z'ibihumbi 2023 cyagwiriye Bavakure Gerard ubwo yarimo gusana inzira zigana muri icyo kirombe. Kuri ubu icyo kirombe nyuma y'uko abo bantu batatu bakigwiriwemo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bakiburiramo ubuzima, ngo hafashwe ingamba zo kuba gifunze kugira ngo hakorwe ubushakashatsi ku kibazo cy'ayo mazi mu kurinda ko abantu bakomeza kuhagirira ibibazo ndetse bagenda banaburiramo ubuzima. Gusa amakuru yatangajwe n'abaturage bo muri ako karere ka Gakenke avuga ko iyo koperative ya Komikagi imaze igihe ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ako karere kabo. Gusa ubwo twakoraga iyi nkuru nta muyobozi n'umwe wo muri iyi koperative wigeze agira icyo atangaza kuri iyi nkuru y'icamugongo yagaragaye kuri abo bantu bari bagiye gucukuramo amabuye y'agaciro muri icyo kirombe, hanyuma batatu muri bo bakaburiramo ubuzima. Abaturage kandi bo muri ako karere basabye ubuyobozi ko bagomba kujya bajya gusura ibyo birombe kugira ngo barebe niba byujuje ibisabwa kugira ngo bemererwe kubicukura ari uko byakorewe igenzurwa n'ubuyobozi. Mu bice bigiye bitandukanye hakunze kumvikana inkuru z'abishwe n'ibirombe baba bagiye gucukuramo amabuye y'agaciro. Gusa bamwe na bamwe bakunze kuhaburira ubuzima, hakibazwa icyakorwa kugira ngo impfu nk'izo zigende zigabanuka zikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ubuyobozi buhora bugira inama abaturage kwirinda kujya mu birombe batarebye niba byujuje ubuziranenge, kandi bakibuka kujya bambara imyenda y'ubwirinzi mu gihe bagiye muri ibyo birombe. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Sibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari ikishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha, kugira ngo tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.